Abahanzi nyarwanda bahuriye mu karere ka Kirehe muri gahunda ya Kirehe twataramye batemberejwe ibyiza nyaburanga biri muri aka karere ka Kirehe byiganjemo ibitaro byiza cyane bya Nyarubuye. Aba bahanzi saho gusa basuye kuko basuye n'ibindi byiza nyaburanga byo muri aka karere nyuma yuko bari bamaze gukora igitaramo cya Kirehe twataramye. Abahanzi nyarwanda kenshi na kenshi uzababona mu ntara cyangwa se bagiye guhura n'abaturage nyirizina. Gusa muri iyi minsi ya none byarahindutse kubera yuko abahanzi baragenda bakajya mu ntara bagahura n'abafana babo ndetse bakiyunga n'abaturage bagasura n'ibyiza nyaburanga bitatse igihugu, kuko ibi byo biri no muri gahunda ya leta ya RDB ya Visit Rwanda, aho abahanzi batandukanye muri byiza nyaburanga hirya no hino mu gihugu bagatemberezwa ahantu hatandukanye biri mu bintu byo kwimakaza umuco n'amateka byo kugira ngo bamenyekanishe u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda ya RDB. Uyu munsi wa none ntabwo abahanzi bakiguma mu ngo zabo cyangwa se ngo bagume mu mujyi gusa, kubera yuko bajya mu cyaro bakiyunga n'abaturage cyangwa se n'abafana bo muri rusange. Niyo mpamvu uyu munsi wa none aba bahanzi bari mu karere ka Kirehe aho habaye iki gitaramo, nyuma yaho bagasura ibyiza nyaburanga bitandukanye byo muri aka karere. Ibi bikaba biri mu byatumye leta y'u Rwanda igomeza kwimakaza gahunda yo kwiteza imbere ndetse no gusura ibyiza nyaburanga, ahanini byiganjemo Visit Rwanda n'izindi gahunda za leta zo guhuza abaturage ndetse no kwitabira kureba ibyiza nyaburanga ndetse no gutembera hirya no hino mu gihugu. Abaturage bo muri aka karere bishimiye iki gikorwa cy'aba bahanzi basuye ibyo byiza nyaburanga, ahanini biturutse ku kuba abaturage bishimiye kuba babonye abahanzi cyangwa se bano basitari nyirizina amaso ku maso. Bikaba biri mu bintu byashimishije abaturage bo mu karere ka Kirehe. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Kirehe baganiriye n'ikinyamakuru Igihe bavuze yuko bishimiye kubona abahanzi batandukanye. Ababonaga Ndimbati kuri televiziyo cyangwa se ku matelefone bamwiboneye amaso ku maso, ndetse babona Theo bose babireba n'abandi bahanzi batandukanye nk'Intore Masamba. Biri mu bintu byashimishije abaturage bari muri aka gace, kubera yuko ntabwo ari kenshi uzabona umusitari ajya mu cyaro agahura n'abaturage cyangwa se agahura n'abafana be amaso ku maso. Kenshi na kenshi uba ubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi hantu hatandukanye, ariko udashobora kubabona amaso ku maso. Bimwe rero mu bintu bishimisha umuturage, by'umwihariko umuturage ukora cyangwa se ukunda imyidagaduro, birimo kubona umuhanzi yahoze arota kubona akamubona amaso ku maso, bakaganira bakavugana, rwose biba ari ibyishimo gusa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none aba bahanzi bo muri aka gace bishimiye no guhura n'abaturage bakabagaragariza urukundo rwinshi cyane ndetse n'ubwuzu. Biri mu bintu byatumye leta y'u Rwanda yishimira iki gikorwa cyakozwe n'aba bahanzi ndetse na gahunda za leta zose zabyishimiye. Bamwe muri aba baturage bo muri aka gace bavuze yuko bishimiye kubona aba bahanzi, ndetse mu bintu byabashimishije ni ukubona amaso ku maso aba bahanzi babaririmbira, aho muri iki gitaramo haririmbye abahanzi batandukanye nk'Intore Masamba n'abandi batandukanye bari bitabiriye iki gitaramo. Bikaba biri mu bintu byashimishije abari baherereye aho ngaho, by'umwihariko abaturage cyangwa se abantu bakunda imyidagaduro. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, ngenda bashimiye cyane, Imana ibarinde.